inshuti z'umusaraba dufatanyije gucungurwa kwa Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kugaruka kuri channel y'Uwimana Mary Claudine, munyemerere dusenga Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu naduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose yatambutse, wagize neza kurinda ubugingo n'umuri n'umwuka, izina rye ntabwo icyubahiro. Tugarutse kuri channel kugira ngo tuganire ku ijambo rya Uwiteka Nyir'Imana. Dusenye ijambo tugiye kwiga riragera hafi na kure mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze mu bihugu bitandukanye. Unyemerere igira umumaro mu mitima y'abagiye kuryumva mu izina rya Yesu, risenye bidafite umumaro ryubaka ubugingo, buri mwe wese aryumve kandi ashire mu bikorwa ijambo rimubwira. Ijambo rya ryadutanze kubaho, ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo, waravugaga bikaba, wategeka bigakomera. Niyo mpamvu nubwo n'ukuri Kristo ngiye kuba igikoresho cyawe, unyemerere n'ukuri umanuke ubane nanjye, unyambike imbaraga, nkubere mikoro urangurire muri nge, Mwuka Wera arushaho kumwanza no kunyobora. Abazumva nino jambo rizahindura imitima yabo mu izina rya Yesu. Data wa twese mwiza rero, nunyemere kumeze kubana natwe, Mwuka wa Wera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ari gukomeza kuyobora nino jambo mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Yesu naduhana umugisha. Tugiye kwiga ku ijambo riri mu Bami ba mbere ibice 21, turahera ku murongo wa mbere turagera kuri 3. Ni ijambo rivuga ku nkuru za Naboti. Hanyuma reka dutangire dusoma ngo, kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezeri, yari afite uruzaribu Iyezeri hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati, mpa uruzaribu rwawe kugira ngo rugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguhe urundi ruzaribu ruruta ubwiza cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Yesu natugire neza cyane. Tugiye gusoma kuri iri jambo rivuga kutagurisha gakondo. Rero hari abantu benshi bagurishije gakondo. Hanyuma dusomye inkuru, dusomye ijambo rivuga kuri Ahabu na Naboti. Ngo Naboti yari afite uruzaribu rwiza hafi y'ibwami kwa Ahabu. Hanyuma ngo rwari uruzaribu rwiza cyane, yari yarasigiwe na basogokuruza biwe. Hanyuma ikintu cyanangaje ngo kubera ubwiza bwabo, Ahabu ngo arurebye asaba Naboti ko yarumugurisha cyangwa se yamuha urundi ruzaribu ngo rwiza ruruta urwa Naboti. Hanyuma agira icyifuzo ati, niyo utaruma ngo ngurane naguha n'ibiguzi by'ifeza. Ariko Naboti ahama ku ijambo rimwe gusa, agiye gusubiza Ahabu aramubwira ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Hanyuma ngo umwami yahise agira uburakari bwinshi cyane, yumva arababaye, ngaragenda ajya mu rugo n'umubabaro mwinshi, afite agahinda kubera ko Naboti amwimye uruzaribu. Ageze mu rugo rero ngo yanga kurya yanga kunywa. Hanyuma ngo haza umugore witwa Ezebeli. Ngahageze asanga umugabo we ntabwo yariye, si yanyweye. Biramubabaza cyane, abaza umugabo we, ni gute utarya, byagenze ute kubabaye? Hanyuma birangira ngo Ahabu agiye gusubiza umugore ngo aramubwira ati, umva nababaye cyane, umugabo witwa Naboti yansuzuguye, hanyuma yagiye kumbwira namwatsa uruzaribu rwiwe ruri hafi y'urugo rwanjye, ngo rwari uruzaribu rwiza cyane. Hanyuma ngo agiye kunsubiza arambwira ngo biragatsindwa ngo n'Uwiteka kugurisha gakondo y'abasogokuruza banjye. Rero Ezebeli ntabwo byamworoheye kuri we, yahise agira ikibazo, abwira umugabo ati, irya unywe umere neza cyane, ndaza kukwereka uruzaribu n'ingi urari kwihera. Hanyuma ikintu cyanangaje, muri iyi minsi hari abantu nyine bameze nk'ibigoryi, nk'uko Ezebeli ngo yaragiye ngo abwira abantu ngo biyirize ubusa. Hari abantu basenga amasengesho yo kwiriza ubusa, bafite ibyifuzo bidafatika imbere y'Imana. Hanyuma ngo yaragiye ngo abwira abantu ngo biyirize ubusa, bafata ibihe byo gusenga, ngo bafata ngo abagabo babiri b'ibigoryi. Bibiliya yabise abagabo b'ibigoryi. Nyine hari abantu basinza abantu ibinyoma muri iyi minsi, ariko Bibiliya yabise abagabo b'ibigoryi ngo babiri. Ngo baragenda bashinja, babagira inama yo gushinja Naboti ko yatutse Imana ndetse n'umwami. Hanyuma bamushinja ibinyoma, ntabwo Naboti yari yabikoze, ahubwo byari bitewe na rwa ruboga
na rwa ruzaribu yanze kugurisha arabahakanira. Iryo jambo kuvuga ngo biragatsindwa, guhakana, yahakanye imbere y'umwami aramubwira ngo biragatsindwa kugwa gakondo y'abasogokuruza banjye. Hanyuma ngo bamaje gushaka abo bagabo babiri b'ibigoryi, ngo baragenda bashira Naboti imbere, ngo baramushinja ngo yatutse Imana n'umwami. Iryo tegeko riremerwa ngo umugore yandikisha impapuro ngo mu izina ry'umwami Ahabu. Hanyuma ngo rimaje kwemerwa ngo Naboti bamuteye amabuye kugeza apfuye. Ariko icyo nshatse kuvuga nuko yanze kugurisha gakondo yahawe n'abasogokuruza biwe. Hanyuma rino jambo biragatsindwa kugurisha gakondo y'abasogokuruza banjye. Hanyuma ngo ntabwo byaciriye aho ngaho, ngo Imana nayo yararakaye. Buri Imana ikurikirana amaraso y'umukiranutsi nagapfa kugenda gutyo. Ngo Imana yararakaye bamaje kwica Naboti. Imana ituma umuhanuzi w'Imana Eliya ngo aragenda ajya kwa Ahabu. Agezeho ngo aramubwira ngo aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira nayawe n'umugore we. Mbese mu yandi magambo umuryango we warujeho ibyago kubera Naboti umukiranutsi w'Imana wahakanye kugurisha gakondo yahawe n'abasogokuruza biwe. Hanyuma ngo amaje kumubwira ibyo ngibyo, umva ikintu cyamfashije mu yandi magambo. Amaje kumva izo nkuru, Imana izanye inkuru iteye ubwoba ku buzima bwiwe. Ngo yaragiye aringinga Uwiteka, yumvishe iryo jambo ryo kugubwa nabi, ryo kuribwa amaraso yiwe, ngakaribwa n'ibisiga, mbese imbwa zikarigata amaraso yiwe, nkuko Naboti we yarapfuye nk'umukiranutsi uko biri kose, yuko hari ibintu yari yanze gutanga kugira ngo abashe kugera imbere y'Imana adafite ikizinga, nta cyasha kimuriho imbere y'Imana. Hanyuma ngo Ahabu ngo yaragiye ngo yambara ibigunira, ajya mu ivu kugira ngo abashe gutitiriza imbere y'Imana, yuko yari yumvishe igihano kidasanzwe. Ngaragenda ngarasenga yinginga Uwiteka, Imana irongera irigarura, igaruka kuri Ahabu kubera ko yaraciye bugufi, yari yihanye. Ngiramubwira ngo nubwo wihanye, nubwo uciye bugufi, ariko umugore wa Ezebeli wibuke ko we ntago yigeze igihano kivaho. Ezebeli ntago igihano cyavuye, ariko ngo kubera ko uciye bugufi igira imbabazi, iramubwira ngo nubwo bitagenze gutyo, ngo ingoma y'umuhungu wawe Yerobowamu ibyago byose byagombaga kukuzaho, niwe bizazaho. Yesu atugire neza cyane. Rero Naboti yahamije gukiranuka agera ku rwego. Hari ibintu rero ndashaka kubabwira ko hari ibintu muri iyi minsi, muri iki kinyejana turimo, muri bihe turimo, bitumye abantu bagurisha gakondo basigiwe, bituma bajugunya ijambo ry'Imana nibaryiteho. Kubera iki? Kugira ngo baronke iby'agaciro kenshi. Yesu atugire neza cyane. Abantu bari kugurisha gakondo bakajya mu byaha kugira ngo bagirute, kugira ngo babone akazi, akemera akigurisha, akemera agakora ibintu bitandukanye nuko Imana ishaka, bakemera bakagurisha gakondo. Nukuri abantu Imana itugire neza cyane, kandi Imana itugarukeho, twe kugurisha gakondo twahawe n'abasogokuruza. Duhamye kwizera kwacu nkuko kuri mu mitima yacu, twe kugurisha gakondo. Naboti yarabihamije kugera ku rwego Imana yumva ko imyirase. Nukuri nubwo yapfuye, ariko yapfuye agifite kwizera mu mutima wiwe. Hanyuma y'ibyo, nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nyuma yo kwanga kugurisha gakondo, Imana ihemba abantu bayo. Kandi nukuri ibyago byageze ku ngoma y'umuhungu wa Ahabu byabaye bibi cyane. Muzasome aho ngaho muri abo mu bami 21 muhere ku murongo wa mbere, muzabona ibyago byabaye ku ngoma y'umuhungu wa Ahabu Yerobowamu. Hanyuma rero ndagusabye nshuti mwene data, aho uri hafi, uri kure, uri mu mahanga, aho uri hose, hamya kwizera kwa nkuko kuri we kugurisha ngo utange ibyo ufite kugira ngo ubone akazi, kugira ngo ugende mu manyanga. Imana itugire neza cyane. Hari ibintu by'amanyanga, abantu bari kugurisha gakondo bakoresheje amanyanga. Hanyuma ngo urebe bano bagabo babiri bakoresheje Bibiliya y'isibiri gwoki. Nukuri Imana twambika imbaraga iturinde kumera nk'aba bagabo babiri yakoresheje, bakagenda bagashinja Naboti iby'ubugoryi, bamushinja ibintu bitari byo. Rero bamushinjije gusa ikintu cyiza kuvuga ngo yatutse Imana n'umwami. Nubwo babimushinjije ntabwo yavuye ku ijambo ngo agende, byarashobokaga ko yagombaga kureba akavuga ataho kugira ngo banyice, reka ngende mereze Ahabu uruzaribu hanyuma ndokoke. Ariko Naboti yahagaraye ku ijambo rivuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo nahawe n'abasogokuruza banjye. Yesu atugire neza cyane, kandi aduhe kugira ukuri nkuko kuri ku mitima yacu. Imana twambika imbaraga, twe kugurisha ibyo twahawe n'Uwiteka, we guta ijambo ry'Imana, we
we kwihakana Uwiteka kugira ngo ubashe kuronka ibidafite umumaro by'akanya gato. Paulo yarabivuze ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo, mbibona ari amasi. Yarabipinze abasanga ko kuronka Kristo ari byo bifite agaciro. Na Naboti rero yahamije kwizera kwiwe kugera ku rwego yapfuye, ariko ubugingo bwiwe burarokoka. Nasanze ikimana irebaho cyane ari ubugingo bw'umuntu. Nasanze ikimana ireba ari kugira ngo ironke ubugingo, naho umubiri wo uyu mubiri unanirwa. N'abatubanjirije bose bagiye bapfa bakizera izina ry'Uwiteka, bakavuga ati tuzapfa tukiringiye. Ba Stefano barinze babatera amabuye barapfa, ariko ngo we ntago yigeze asabira abari bagiye kumutera amabuye ibyabo ngo ababwira ati mugenze gucyana gucya, ahubwo ngo yararamye areba mu ijuru rirakinguka abasabira imbabazi. Ariko cyanesheje kuri aba bantu batubanjirije nuko uko barushagaho guhamya izina ry'Uwiteka barivuga neza, niko ngo hakizwaga abantu benshi bamwicaga bareba, ariko uko bamwica bareba nawe agasiga umunyago imbere y'Imana, abantu bagakizwa ari benshi. Rero Yesu atwambika imbaraga, aturinde kugurisha gakondo. Nukuri muri iki kinyejana gitumye abantu bagurisha gakondo, Imana iturengere. Dusoje rino jambo, ariko uri kuryumva harahuzi wagurishije gakondo y'abasogokuruza, harahuzi watakaje kwizera kwa mutima wawe, hari ibyo wagurishije kugira ngo uronke bya bindi byose ufite byavuye mu buriganya. Yesu atugire neza cyane. Hari akagambane wagize kuri mugenzi wawe cyangwa ku nshuti yawe kugira ngo ubashe gufata ibintu nyine bifatika, ariko Imana iri kukubwira ngo hagarukira aho ngaho, biragatsindwa kugurisha gakondo y'abasogokuruza twasigiwe. Imana itugire neza cyane. Reka twongere dusenge Imana kubwira ijambo. Ndashoboka ko hari byo wagurishije wowe uri bwumve rino jambo. Yesu akugire neza cyane kandi akugarukeho, ugaruke wiyambura ushwambagara, ugaruke wambara ibigunira nkuko Ahabu yambaye ibigunira agasenga Imana, ibyago bikamuvaho. Hanyuma nyine uruzari buse nubwo yarari kurushaka byarangiye yarugiyemo, si yahinze umushitsi bikahinduka ibindi bintu. Rero amaraso y'umukiranutsi ni ikizira ku Uwiteka, ni ikintu gikomeye ku Uwiteka. Imana ikurikirana umukiranutsi kugeza ibihe ibihumbi. Imana itugire neza cyane. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka nyinga Imana, tugushimiye kubwira ijambo tumaje kumva. Jambo ryawe ni nkota icyaye, jambo ryawe rigera kure. Hari uwo riri kubwira, ndakungize kugira ngo iri jambo muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze y'iki gihugu, mu bihugu byatandukanye, aho rigera rigira umumaro mu mitima y'abaryumvise. Abataye n'ukuri bakagurisha gakondo basigiwe n'abasogokuruza, nubagire neza nibamara kumva rino jambo bahindukire, bambara ibigunira nkuko Ahabu yambaye ibigunira, agasaba cyane, akinginga Uwiteka akamugaruka afite imbabazi nyinshi, agakura ibyago kuri we ndetse Imana ikamugirira neza. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo iri jambo Kristo rimere imizi mu mitima y'abarikeneye, kubera ko ijambo ryawe uri nkota icyayi, rigere ku bagabo, rigere ku mama, rigere ku bakobwa, rigere ku rubyiruko, ku basore n'abakobwa. Imbaraga zawe zikora ibidasanzwe muri iri jambo, rihindura ibyanze guhinduka, ibyanze byemere. Abagurishije bagaruke, bakira uruzari bashigiwe gakondo basigiwe n'abasogokuruza. Mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana itagihinduka, uri Imana ishobora byose, urihagije, uri rubashya. Turakwemereye cyane kugira ngo nukuri ukomeze gukora ibidasanzwe mu mitima y'abagukeneye. Mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Dufite amashiwe, dufite ubuhamya, Imana yakoze ibikomeye kuri twe. Kurikira uyu murongo kandi n'Imana dusangira